Mwiriwe neza banyarwanda banyarwandakazi ahantu hose muri mu mpande zose z'isi ndabaramukije ndabasuje amahoro y'Imana bane namwe. Ntabwo ari inkuru nziza tujeho, ni inkuru y'incamugongo, inkuru ibabaje cyane y'umukobwa mwiza muri kubona kuri ekara yanyu witwa Mutoni. Uyu Mutoni yapfuye ku gicamunsi cyo kuri uyu munsi n'ubundi, aho yasanzwe mu gitondo yapfuye, bikekwa ko ari uyu mwicanyi wamwishe muri kubona aho kuri ekara yanyu. Uyu mukobwa yakoraga mu kabari hano Kigali mu karere ka Kicukiro, Masaka, muri Masaka, akagari ka Gako. Uyu rero yakoraga mu kabari ubwo yari atashye, bikeka ko ari uyu mwicanyi wamwishe. Uyu mwicanyi yakoraga akazi ka mucoma, aho yakodeshaga icyokerezo cyo kotsa inyama muri ako kabari. Uyu mukobwa yababaje benshi. Mutoni, Imana iguhe iruhuko ridashira, kuko ibintu biri kugenda biba ni ibintu bibabaje cyane. Rero uyu ngo yasanzwe mu gitondo, Mutoni yasanzwe mu gitondo yapfuye, yajombaguwe ibyuma mu nda ndetse no mu ijosi. Uyu rero uyu mwicanyi muri kubona, umuntu wamubona yamugeza kuri polisi rwose, dore n'uwo ngo bikekwa ko wamwishe. Yabuze, bari kumushakisha n'inzego zibishinzwe, ariko turizera yuko aza kuza kuba yaboneka. Umuntu ufata umuntu akamwica, ikiremwa muntu Imana yiremeye, ukafata icyuma ukamwica, ugabangura icyuma ukamwica, ese uba wumva mu mutima hameze hati? Uba wumva wowe ubwawe umeze ute? Iyi nkuru irababaje cyane, inkuru iteye agahinda y'uyu mukobwa mwiza Mutoni. Hari abantu benshi bakundaga kumwita Toni, abandi Mutoni, ariko urumva yuko yose ari amazina asa. Toni na Mutoni ni ibintu bisa cyane. Rero Toni ku munsi mu gitondo cy'uyu munsi niho yasanzwe imbere y'ako kabari yapfuye. Rero ubu uyu mucoma, iyi nkoramaraso, Mana sinzi uko namubwira, niwe biri gukekwa ko wamwishe. Uwamubona yamugeza kuri polisi imwegereye cyangwa agatanga amakuru ahantu yaba ari hose, kugira ngo bafate iki gisambi, iki cyicanyi, bagikanire urukwe. Dore uko rukanura, ariko hari abantu ubona ukabona n'ubundi uko bakanura birabasa byonyine, ukabona umuntu ukuntu akanura, inkanuro ye iramusa, ahubwo ni amaraso y'abantu agenda yica. Mana we, Mana, gusa Imana ihereza iruhuko ridashira uyu mukobwa wacu, umwari mwiza, umukobwa mwiza, kibondo cyiza. Ntabwo yari ikibondo ariko yari akiri ikibondo, umukobwa rwose wubahaga, abantu benshi baramuzi, sister wacu, sister w'abantu bose. Toni yari umuntu mwiza, umuzi aramuzi. Uyu mukobwa inshuti ze nyinshi cyane zababaye, zibajije urupfu ukuntu rugenze, zibajije uburyo ki uyu murezi yakoze ibi bintu byose. Uwamubona rwose atanga amakuru afatwe, kuko bari kumushakisha. Gukora ibi ngibi ntabwo ari byo, kwica umuntu Imana yamusize ku isi imukunze. Ibi biteye agahinda gasa. Rero ubwo ku munsi w'ejo Mutoni yazaga ku kazi, yaje ku kazi nk'ibisanzwe, araseriva nk'ibisanzwe. Ubwo abantu bamuzi yuko nyine bakora mu kabari ni abaseriveri, bagira amashifuti runaka. Ubwo we yakoraga shifuti ya nijoro. Ubwo yakoraga shifuti ya nijoro, uyu mucoma nyine ubwo yari atashye, uyu mucoma yamwubikiriye, bikekwa ko ari we wamwishe, amutera ibyuma mu nda ndetse no mu ijosi, aramwivugana. Rero ngubu polisi y'u Rwanda iri gushakisha uyu mugabo. Uyu mugabo amazina ye yitwa Nelson Ruberintwari. Umuntu waba umuzi, umuntu waba uyuzi, Nelson Ruberintwari niwe wahekuye uyu mukobwa Mutoni Diane abantu benshi bakundaga, umukobwa wubahaga, umukobwa witwaraga neza ahantu hose, yari umukobwa ubana neza n'abantu, umukobwa ugira umuco, uhereza serivisi abantu bose. Rero ubu ngubu ntabwo akiri mu mwuka w'abazima. Uyu kigoryi muri kubona aho kuri ekara yanyu, sinzi umuntu iyo ageze kuri ibi bigoryi, ibi bintu biba byica abantu, ugira emotions cyane.
urababara cyane. Rero uyu Nelson Ruberintwari niwe rwose ukekwaho kwica uyu mukobwa mwiza cyane, Tony w'Abanyarwanda, Tony w'urubyiruko, Tony wari umukobwa mwiza, Tony aragaruka mu matwi y'Abanyarwanda. Mutoni aragaruka mu matwi y'Abanyarwanda kuko umuntu wese umuzi yamutangira ubuhamya, umuntu wese umuzi yavuga uko yari amuzi, ariko ubu ngubu ibyiza yakoze Nyagasani Yesu amwakire mu bayo, amuherekeze. Rero mu gitondo niho yasanzwe imbere y'ako kabari yapfuye, bamuteraguye ibyuma ahantu hose, mu nda, mu ijosi bamuteraguye ibyuma. Ariko nta kundi mu isi niko bigenda, ariko Imana y'amahoro ibashe kumwakira neza, ibashe kumutuza heza, kuko yazize urw'agashinyaguro, yashinyaguriwe, bamuvukije ubuzima, bamuvutse ubuzima, Mana, akiri umukobwa, akiri umwana mutoya, abana na buri we wese, iba abantu bagenda bakora, njye ntabwo Mana sinzi, ariko nawe nafatwa rwose nawe bazamukanira urumukwiriye, kuko ibi bintu yakoze byo guhekura igihugu cyacu, byo guhekura ababyeyi bacu, byo guhekura inshuti n'abavandimwe b'uyu mukobwa, b'uyu Tony, birababaje cyane, birababaje mwa Banyarwanda. Ariko nta kundi, mu isi niko bigenda, dufashe igihe mu ntambara, uhura n'inzangano mu isi, inzangano ahantu hose, inzangano, abagizi ba nabi ugasanga bari kwivugana abantu, ariko turizera neza tudashidikanya yuko Imana yacu irengera imfubyi kandi ikarengera n'abapfakazi. Twizeye neza aho Tony yagiye ari heza, ari mu ijuru. Imana y'amahoro imwakire mu bayo kandi imutuze aheza. Uwiteka Nyagasani yakire ubugingo bwe, kuko niwe wa mbere usubiza abashavuye. Kandi twihanganishije umuryango we, inshuti n'abavandimwe, bihangane umuvandimwe Tony wa mukobwa w'Abanyarwanda. Nta kundi, Imana y'amahoro imutuza heza. Murakoze.